umurinzi wa The Ben yavuye muri BK Arena hajyanwa Fayzo Ntawogayake uzwi nka Fayzo cyangwa se Yantare benshi bazi nk'umurinzi wa The Ben yavuye muri BK Arena aho yari yaherekeje uyu muhanzi ajyanwa mu bitaro nyuma yo gufatwa n'uburwayi butunguranye. Amakuru dukesha igihe avuga ko nyuma yo gukora igitaramo muri BK Arena mu ijoro ryo kwa 2 Kanama 2025 The Ben n'abagize itsinda rye bagiye kwiyakira. Icyakora Yantare ananirwa kuva mu modoka kuko yari atameze neza. Nyuma yo kubona ko hatameze neza abo bari kumwe bamujyanye kwa muganga ahabwa ubuvuzi bw'ibanze arataha. Icyakora ku cyumweru tariki ya 3 Kanama 2025 yongera kuremba biba ngombwa ko bamujyana kwa muganga ari naho yaraye muri iryo joro. Mu kiganiro na Igihe uyu mugabo yagize ati nikubise hasi mvuye ku rubyiniro ikiza nuko naguye ahantu hatari abantu. Ubu ndi mu bitaro Kanombe kandi bari kunkurikirana ndizera ko nza kumera neza. Icyakora mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga Fayzo yasabye abamukurikira umusengera kuko yumva atameze neza. Uyu musore amaze igihe akorana bya hafi na The Ben mu kumucungira umutekano mu gihe uyu muhanzi aba agiye ku rubyiniro cyangwa ahandi mu ruhame.